Ndagushuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Imana iduhana umugisha. Nejejwe nuko aka kanya Imana yemeye kuduha umwanya nyine wo kuganira ijambo ry'Imana. Ihimbazwe n'urukundo rwayo n'ubuntu bwayo, nta kiguzi twatanze, n'uwaduha fagitire ntitwabona icyo twishyura, ahubwo nuko Imana yadukunze ikaturinganiriza ibidukwiriye mu gihe nk'iki. Imana yacu igihabwa icyubahiro uko bikwiye, ni ukuri ikwiriye gushimwa. Kandi rero muri uyu mwanya tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Ni igice cya kabiri cy'icyo twize ejo, kivuga ngo rima imishike yawe kandi wiyuhagire. Rima imishike yawe kandi wiyuhagire. Ni ukuri Imana ikumvishe icyo ukwiye gukora, kandi ni ukuri gucishe bugufi kugira ngo icyubahiro kibe cy'Uwiteka. Reka rero tuyishime. Turagushimye Mana, turagushimye kuko ukiranuka, kandi turagushimye kuko urebera hose icyarimwe. Turaguhamagaye kugira ngo uduhe kuba mu ruhande rwawe. Tugiye kwiga ijambo ryawe, ngwino tubere umuyobozi, kandi Mwuka wawe wera ahire umuhungu, inkumi, umukecuru n'umusaza, umugabo n'umugore bagiye kumvira ijambo, kugira ngo Satani ajye atsindwa, kugira ngo Satani ye kutuziba amatwi, kugira ngo Satani ye kudutambamira. Kandi ijambo ryawe riravuga ngo ntitumuhe urwaho rwo kutubuza kumva, ahubwo Mwuka wawe wera amenagura imitima yacu. Tukwakire tubisabye mu izina ry'Umwana wawe ukunda Yesu Kristo, amena. Nshuti yanjye, rero tugiye kuganira. Ejo twaganiriye amagambo yari akomeye, njyewe uba wayateguye biba bingoye cyane, kuko ndabireba nkavuga nti Mana, ibi ngibi ko bikomeye. Nyine mpita ntekereza ibyo abahanuzi babonaga abandi batabonaga, nkumva ubwoba buranyishe, nkabona birakomeye, nkavuga ati rero birakomeye. Mfata igitabo nakirambura, nkumva ubwoba buranyishe. Mfata indirimbo naririmba indirimbo, nkareba ukuntu abambere abahanuzi donc abahowe Imana ba mbere, intumwa, abantu abahimbyi b'izi ndirimbo, ukuntu bazihimbaga buzuye Mwuka wera, bavuga ibintu byabo. Nkibuka ko natwe mu minsi mike tugiye guhimba izacu, kandi twicaye aho bari bari. Rero niyo mpamvu mu gihe turimo kuririmba indirimbo z'abandi, tuba dukwiye kubitekerezaho. Ibi ni ibyivugo by'abatubanjirije, ibi ni ibyivugo by'abahowe Imana babikunze, bakaririmba ati nzinutswe iby'iyi si, akabivuga rwose koko abikuye ku mutima. Nk'uwaririmbye indirimbo y'165 yararirimbye avuga ati ndagukunda, kandi uzi ko ngukunda, n'imirimo yanjye izabyerekana, yicaye ku gatebe gacometse arimo gushya. Ibyo rero nagira ngo mbibutse ko turi hafi kuririmba izo ndirimbo. Bavandimwe, nagira ngo nongere mbibutse yuko ubutumwa ndimo kubaha ntabwo ari ubutumwa bw'ubwoba, bwo gutera abantu ubwoba, bwo gukanga abantu, ahubwo ni ubutumwa bwo gukangura ishyanga ry'Uwiteka, bwoko bw'Imana, abana b'Imana, abantu b'Imana. Ndagira ngo mbakangure, mbamenyesha ko igihe kigeze. Mwisinzira nk'abageze iyo bajya, kuri nimureke gusinzira nk'abageze iyo bajya bavandimwe. Niyo mpamvu mbakangurira kurima iyo mishike, hanyuma mwarangiza mukiyuhagira. Rima iyo mishike iri mu mutima wawe, kandi nurangiza wiyuhagire, kuko niki Imana irimo kudushakaho. Imana ituma abahanuzi ntabwo yabatumaga ngo baceceke, yabatumaga kuvuga cyane. Iyo dusomye ejo twaganiriye ukuntu Imana yatumye ba Hoseya, igatuma ba Mose, igatuma ba Eliya, igatuma ba Elisa, igatuma abahanuzi benshi bagakora ibitangaza. Na wundi wajyaga ku gicaniro i Beteli, Imana igatuma kugira ngo bavuge, ariko bakanga kwihana pe, bagasenga ibigirwamana babireba, bagakurikiza imico y'abanyamahanga. Twabonye ukuntu bashakaga ubutegetsi, mbega bakifuza iby'abanyamahanga, barimo
arifuza ngo hapfuye abantu benshi ku buryo nta muhanuzi mbese uwagombaga kuza kuvuga ukuri ngo ahave atishwe. Murabizi byabaye kuri Eliya uburyo yihishe, Uwiteka ari bumuhishe, kuko Yezebeli yari yasisi yavuga ko agomba kumwica. Rero inshuti zanjye, nagira ngo mubitekereze, mubyumve. Imana ihamagara noneho Yeremiya. Tugiye kuganira Yeremiya. Ejo nari nabwiye ngo iki cyigisho kizashingira cyane cyane muri Hoseya no muri Yeremiya. Rero uyu munsi noneho tugiye kugisoreza muri Yeremiya, ariko ndashaka kubyumva neza nshuti yanjye. Hari ubwo njya kuvuga nkavuga ati se aba bantu turimo kuganira, aba bantu bumva iki cyigisho n'abazacyumva ejo, ese bajya bafata umwanya bakabitekereza bakibuka ko ibyabaye ari byo bizongera kubaho? None se ahantu turi nta bimenyetso twebwe tubona? Ibimenyetso Kristo yavuze byaragaragaye. Umva, muzarebe ibisigaye mu bibarure. Nagira ngo nongere mbibutse ngo abantu bubahaga Uwiteka nta n'umwe waguye muri Yerusalemu. Icyatumye batagwa muri Yerusalemu nuko ngo babaraga ibimenyetso. Ibyo Yesu yari yarababwiye byose barabaraga, kimwe cyavaho bakavivura, ikindi cyavaho bakavivura, kugeza ubwo rwose Yerusalemu yagiye kurimbuka nta n'umwe usigayemo. Bamwe abahanuzi barababuzaga, abandi abayobozi ni ukuvuga ngo abahanuzi barazaga bakavuga ubutumwa, noneho bavuga ubutumwa abayobozi b'idini bakagira gute? Bakabicisha, nk'uko ibyanditswe bibitubwira. Noneho babicisha, abasigaye bagatinya, ariko bagendaga bihishe, baragendaga ku buryo nta wubaha Imana. Waguye hehe? Waguye muri Yerusalemu nshuti yanjye. Niyo mpamvu uyu mwanya tugiye gusoma nanone ijambo ry'Imana kugira ngo twitegereze. Imana yahagurukirije ivugurura rikomeye. Imana ituma Yeremiya. Iyo dusomye muri Yeremiya igice cya 3 umurongo wa 22 kugeza ku wa 25, havuga ngo ni ukuri ngo kuri uko kwinginga mbese gutangaje, Uwiteka yongeye kubwira abantu be bayobye amagambo bagombaga kumugarukira bavuga. Bagombaga kuza bavuga bati, dore turakwitabye kuko uri Uwiteka Imana yacu. Ni ukuri ni ubusa kwiringira gutabarwa n'ibigirwamana. Ni ukuri ko Uwiteka Imana yacu niho hava agakiza ka Isiraheli. Ariko ibiteye isoni byariye imirimo ya ba data. Mwabyumvise? Ariko ibiteye isoni byariye imirimo ya ba data uhereye mu buto bwacu, imikumbi yacu n'amashyo yacu, abahungu babo n'abakobwa babo. Imikumbi yabo n'amashyo yabo. Reka nsubire muri iri somo bavandimwe, ngo ariko ibiteye isoni byariye imirimo ya ba data uhereye hehe? Uhereye mu buto bwacu, imikumbi yabo n'amashyo yabo, abahungu babo n'abakobwa babo. Twiryamire dufite isoni, kandi ikimwaro cyacu kibe ari cyo twiyorosa, kuko twacumuye ku Uwiteka Imana yacu, twe na ba data, uhereye mu buto bwacu ukageza none, kandi ntiturakumvira ijwi ry'Uwiteka Imana yacu. Uko niko Yeremiya yagombaga kubabwira. Noneho barangiza bakabyaturira Uwiteka ati, nimungarukire muvuga gutya yuko mwacumuye kuva kera. Uko ejo twabyize, twabonye ko ari ubutumwa bw'imbabazi Imana yari ibahaye. Ntiyari ibabwiye gukora ikintu kindi kiruhije kundi, ahubwo bwari ubutumwa bw'imbabazi. Niyo mpamvu nshaka kugira ngo ubyumve neza. Abitegetswe n'Uwiteka, igihe kimwe umuhanuzi Yeremiya yarahagaze mbese kuri rimwe mu marembo. Mbere yo guhagarara mu marembo hari amagambo yari yabanje gutumwa. Iyo dusomye muri Yeremiya mu gice cya 4 tubona amagambo aboneka
mu gice cya 4:3 uko Imana yari imubwiye, yaramubwiye iti ibyo nibyo Uwiteka abwira abantu b'Ubuyuda n'ab'i Yerusalemu ati nimurime imishike yanyu kandi ntimukabibe mu mahwa. Mwabyumvise? nimurime imishike yanyu kandi muramenye ntimukabibe mu mahwa. Impamvu ahangaha tutareka wenda tutararenga uyu murongo, murabizi yuko twigeze mbere tugitangira, wenda batari baza, twigeze dutangira twiga ibyerekeranye n'imbuto zo mu mahwa. Niba mubyibuka, imbuto zo mu mahwa twasanze yuko zinyunyuka, zirananuka kubera ko zirabyigwa, ntabwo zibasha kubona ubwinyagamburiro. Kubw'ibyo zikanigwa cyangwa zikabyuka zikazamuka hejuru, mbega bugashurumbuka, bukaba ubuntu bwanizwe muri makeya. Rero ni ukuvuga ngo ibi byaha byo mu mitima yacu biniga izo mbuto zari kuba nziza, noneho ntizigaragare, zikanyunyuka ntizigaragare. Ahangaha rero Yeremiya yabwiye ati nimurime iyo mishike yanyu. Ibyaha byo mu mitima yacu byabaye gikwira, byararaye, imishike yararaye, imitima yaruzuye, yaguye ingese. Ntabwo tukiri abantu bo kwifuzwa, ni abantu Imana yarakariye, iri mutuma habahanuza amanywa nijoro. Kandi mbabwire, umva, uyu munsi hari umuntu uherutse kubivuga neza, aravuga ati ese mbivuge mu ruhe rurimi kugira ngo mubashe kumva. Impamvu umuntu avuga gutyo naramwumvise cyane, nuko Imana ijya no gutuma abahanuzi byari bikomeye. Yahamagaye Ezekiel amubwira ati ntabwo ngutuma kuba mutumvikana mu rurimi, ngutumye kuri bene wanyu muvuga ururimi rumwe. Ndabizi ntibazakumva, ariko uzagire gute? Ariko uzababwira. Shuti yanjye nkunda rero, ahangaha nawe yarababwiye, uru rurimi bararwumvaga neza, barumvikanaga. Arababwira ati rero nimurime imishike yanyu kandi ntimukabibe mu mahwa. Ntimukabibe mu mahwa. Wifata imbuto ngo uzipfushe ubusa, wifata gukomeza gufata ijambo ry'Imana ukomeza kuryumva kandi ari ukwirundaniriza imivumo, warananiwe no kwihana. Ariko Imana ubutumwa irimo gutanga uyu munsi ni ubutumwa bw'imbabazi. Ugomba kuza imbabazi zikiriho, niyo mpamvu ugomba kubyumva neza. Umurongo wa 4, mwikebere Uwiteka, haleluya, kandi mukebeho ibikoba bitwikiriye imitima yanyu. Mwabagabo mwe b'Ubuyuda n'abaturage b'i Yerusalemu, uburakari bwanjye butaza bumeze nk'umuriro ku bwanjye, butaza bumeze nk'umuriro bugatwika, kandi nta wabasha kuzimya bitewe n'iki? N'ububi bw'ingeso zanyu. Nimuvuze impanda mu gihugu, nimurangurure, muvuge muti nimuteranire hamwe, tujye mu midugudu igoswe inkike. Bagombaga kugenda bakaburira abantu ati nimushinge ibendera aherekeye Siyoni, mwiyarure, ntimurushye muzuyaza, kuko ngiye kuzana icyago kitazaturuka ikasikazi, kizaturuka ikasikazi no kurimbuka gukomeye. Avuga ukuntu ibintu bizagenda. Mbese Yeremiya ararangurura bikomeye. Ku murongo wa 8 aravuga ati nuko nimukenyere ibigunira, nimucure umuborogo murire, kuko uburakari bukaze bw'Uwiteka butugezeho. Hepfo ku murongo wa 10, maze ndavuga n'ay'Umwami Uwiteka, ni ukuri washutse aba bantu n'ab'i Yerusalemu ubwo wavuga uti muzagira amahoro, none inkota ikaba yabageze ku mutima.
ikaba yabageze no ku mutima. Impamvu Imana yari yarababwiye ko bazagira amahoro, ariko ibabwira ko bazagira amahoro nibagendera mu mategeko yayo. Si byose niko yari yababwiye ko nibagendera mu murongo wayo bazagira amahoro, ariko bari barishe isezerano bagiranye n'Imana yabo. Hepfo rero ku murongo wa 14 haravuga ngo yewe Yerusalemu we, uhagira umutima wawe uhibyaha kugira ngo urokoke. Uzahorana imigambi yawe mibi ugeze ryari? Uzahorana imigambi yawe mibi ugeze ryari? Kare nababwiye iyo umuntu arimye imishike ukuntu bigenda. Urarima imishike, umushike iyo waraye, aha niyo haraye, narabibabwiye ejo. Ntabwo uhita uhinga ngo uteremo imbuto. Hari imirimo igomba kubanza gukorwa mw'abantu mwe. Narabivuze ejo simbisubiramo kugira ngo dukomeze iki cyigisho. Ariko iyo umuhinzi avuye guhinga yateye intabire ye neza, ahasigaye tegereza kwera kw'imbuto, kandi yageze muhira arakaraba akiyuhagira rwose, abanejejwe nuko yashoje umurimo we neza, maze yarangiza akaruhuka yumva anezerewe yuko ashoje ikivi. Haleluya! Nshuti yanjye nkunda, ugasoza uwo murimo neza, ukiyuhagira, ukarema imishike iri muri wowe, ukabwira Yesu haleluya, uti Imana ndabyibuka byose yuko unkunda kandi unyitaho, yuko udashobora kwemera yuko mpfana ibi byaha. Wowe ntiwabishobora kwirimira iyi mishike, ariko tega ibiganza kugira ngo watwitangiye Karuvari abashe kukurokora. Imana igufashe ubyumve nshuti yanjye nkunda. Nuko rero Imana irakomeza ituma Yeremiya, ibyanditswe bitubwira ko Yeremiya ntabwo yari abishoboye kwihangana, ntiyari afite ibyiringiro by'uko urwo rugamba ruzanesheka, ntiyari afite ibyiringiro y'uko aba bantu bazarokoka, ntiyari afite ibyiringiro y'uko azababwira akabava mu nzara, ntiyari afite ibyiringiro by'uko bazamwumva n'uko bizagenda. Yari afite umubabaro w'ubwoko bwe, akagira umubabaro kandi w'igihugu cye, mbese akumva biramurenze. Yarebye ibyo Uwiteka ari kumwereka, yareba iby'igihugu bagiye kujyanwamo, akabona, akareba, akamva ararembye. Arangije avuga amagambo arimo kwiheba. Ku murongo wa 19 turacyari ku gice cya 14 ngo ye baba we, mfite umubabaro mu gisenge cy'umutima. Ahangaha ni Imana ubwayo yaririraga aba Bayuda kuko bari banze kwihana, kandi bari banze kwihana. Noneho Imana ibwira Yeremiya, noneho abataka babwira amagambo Uwiteka amubwiye. Aramubwira ati ye baba we, mfite umubabaro mu gisenge cy'umutima, umutima wanjye urandihagura, naniwe kwiyumanganya, kuko wumvise ijwi ry'impanda n'induru z'intambara mu mutima wanjye. Kuko umutima wanjye wumvise ibyo, kurimbuka kugahamagara ukundi, kuko igihugu cyose kinyazwe. Amahema yanjye agize ate? Arasahuwe, atunguwe n'inyegamo zanjye, aranyazwe, atunguwe n'inyegamo zanjye zitamururwaho muri ako kanya. Ibyo byose ni ibintu Imana yari irimo yereka Yeremiya kugira ngo Yeremiya bivuge. Yeremiya abereka ukuntu Imana yari ifite agahinda. Imana ivuga ati igihugu cyanjye kiranyazwe, ibyanjye byose biranyazwe kubera ubwoko nakoreye ibishoboka byose, ariko bukaba bwarananiye. Ariko se bavandi, iyo mwumvise nk'ibi byigisho mukareba icyo Bibiliya ivuga, aho ntimuvuga muti ibi bintu birakomeye nta wabishobora? Mukavuga mutese niba Abayisiraheli barananiwe biriya bintu byose, kandi bararebanaga bavugana n'Imana bari
bareba abahanuzi, none kuki batumviraga Imana? None se utekereza yuko uko babicaga cya gihe, uko batabemeraga, uyu munsi siko abantu bahinyura bavuga ijambo ry'Imana? Niko bigenda, niko bimeze, niko bibiha ibihumbi bagiye bakurikirana, bagiye bamera, ariko igihe cyose habonekagamo abantu b'Imana n'abashitani badashaka kumva. Rero Yeremiya yarakomeje arataka, ariko noneho igihe kiragera, Uwiteka agira ikintu amutegeka kandi gikomeye. Imana yaramubwiye iti, Imana yababwiye amahoro, ibasezeranya amahoro n'ibihana, ariko ubwo twasimbutse twihuse twageze ku gice cya 7 umurongo wa mbere. Ijambo ryaje kuri Yeremiya rivuye mu Uwiteka riti, hagarara mu irembo ry'inzu y'Uwiteka uharangururire iri jambo uti, nimwumve ijambo ry'Uwiteka b'Ubuyuda mwese, abanyura muri iri rembo bajya gusenga Uwiteka. Uwiteka Nyiringabo Imana ya Isirayeli avuga iti, nimugorore inzira zanyu n'ingeso zanyu, nanjye nzabaha gutura aha hantu. Ntimukiringire amagambo y'ibinyoma ngo muvuge muti, urusengero rw'Uwiteka, urusengero rw'Uwiteka, urusengero rw'Uwiteka nguru. Kuko nimugorora rwose inzira zanyu n'ingeso zanyu, inzira zanyu n'ingeso zanyu, mugasohoza imanza zitabera z'umuntu n'umuturanyi we, ntimubonerere umushyitsi n'imfubyi n'umupfakazi, ntimuvushirize amaraso atariho urubanza hano, ntimukurikire izindi mana zitabateza amakuba, nibwo nzabaha gutura aha hantu, igihugu nahaye basogokuruza uhereye kera ukageza iteka ryose. Mwabyumvise namwe ibyo Uwiteka yababwiraga. Yarabwira ati, nimugorora inzira zanyu n'ingeso zanyu, inzira zanyu n'ingeso zanyu mukazigorora. Imana ngaho irakubwira ati, umva, nugorora ukarima iyo mishike yo mu mutima wawe, warangiza ugakaraba, nanjye nzabana nawe. Ahangaha ibyanditswe bivuga ko bari barisha ibintu byose, barisha amategeko y'Imana, barayarimbuye, nta kintu na kimwe bacyumva. Imana itegeka Yeremiya kugira ngo ahagarare ku marembo yombi, ku irembo rikomeye, abwira abinjira n'abasohoka, arangurura ababwira ati, nimugorora inzira zanyu n'ingeso zanyu, mukamenya abashyitsi, mukamenya imfubyi, mukamenya abapfakazi, nanjye nzabana namwe, nzabumvira igihe cyose muzansenga. Arakomeza aravuga ku murongo wa 8, dore mwiringira amagambo y'ibinyoma atagira umumaro. Amagambo y'ibinyoma, icyo gihe hariho abahanuzi b'ibinyoma abazaga kubeshya ba Sedekiya, bakaza bakabeshya abami bose, bakababwira bati ibintu ni amahoro. Bariya ni abahanuzi b'ibinyoma, ariko hariya amaraso barayahavushirizaga y'abahanuzi. Imfubyi ntizari zikitabwaho, abapfakazi ntibari bakirebwa, abadafite vurira indushyi, abashyitsi, abimukira, imanza zitabera zo zari zaribagiranye. Ntago bafataga umuturanyi n'uwundi ngo babacire urubanza ruzima, ahubwo bakiraga ruswa, ubahaye amafaranga menshi bakaba ari we bacira urubanza ruzima, abakerekana ko atsinze kandi arenganya. Nshuti yanjye nkunda, aka kantu nagira ngo ugatekerezeho cyane. Noneho ubigereranye n'iki gihe akarengane kariho mu bantu b'Imana. Naratangaye muri iki gihe, nongere mbikwibutse niba narigeze mbibabwira, aho umugore ahaguruka akajya kurega, umudamu ahaguruka akajya kurega nyirabukwe, aho umwana ahaguruka akajya kurega nyina, umugabo agahaguruka akajya kurega nyina.
abana bakarega ababyeyi, abana akagenda akavuga mu mazina ya nyina na se na nyina, akavuga ati ibi n'ibi ibi nakora ibi, agatinyuka azi ko uwo mubyeyi ejo azasinzira nawe akamukurikira, n'abababanjirije barabakurikiye. Ibintu birimo umwanda uteye ubwoba. Ibi rero niko byari bimeze, kandi ibyo bikora abavuga ko basenga. Niyo mpamvu uyu munsi Imana igiye kuzihagurukiriza abahungu n'abakobwa bashyashya badafite imishike mu mitima yabo, bamaze guhinga iyo mishike mu mitima yabo, bamaze kwiyuhagira. Haleluya! Bamaze kwiyuhagira, bamaze kugorora inzira zabo no gutunganya ingeso zabo, maze bakoreshe mu ruzabibu mu gihe giheruka. Bazahaguruka ngo nta mbaraga y'umuntu uwo ari we wese uzabasha kubahagarara imbere, nta mbaraga y'umuntu uwo ari we wese izabasha ngo kubahagarara imbere. Bazaba buzuye imbaraga y'Uwiteka na Mwuka Wera uzabashoboza gukomeza, kandi bagahamya mu izina ry'Uwiteka Imana yo mu ijuru. Haleluya! Maze arangije arababwira ngo, mbese umurongo wa 9 w'igice cya 7 muri Yeremiya niho tugeze. Mbese mwakwiba, mukica, mugasambana, mukarahira ibinyoma, mukosereza abari imibavu, mugakurikira izindi mana mutigeze kumenya, maze mukaza kumpagarara imbere muri iyi nzu yitiriwe izina ryanjye, mukavuga muti turakijijwe. Ariko ari ukugira ngo mubone gukora ibyo bizira byose. Iyi nzu yitiriwe izina ryanjye mbese ihindutse isenga ry'abambuzi. Mwabyumvise? Ni ukuvuga ngo Yeremiya yaratumwe, mbese iyi nzu yitiriwe izina ryanjye ihindutse isenga ry'abambuzi mu maso yanyu. Dorege ubwanjye narabibonye, niko Uwiteka avuga. Uwiteka yarabyiboneye, ntabwo ari inkuru yabarirwaga. Ibyaha byose, ejo twarasomye isomo rivuga ngo dore ibizaba kuri rubanda bizaba no ku mwami, ibizaba kuri rubanda bizaba no ku mutambyi. Nta muntu n'umwe wagombaga kurokoka kuko bose bari barandurijwe hamwe. Ariko Yeremiya akomeza kurira, akomeza ararira, ariko ntabwo bigeze babyumva. Niyo mpamvu yakomeje avuga. Iyo dukomeje ku gice cya 9 tugakomeza, tubona ukuntu Imana yagiye babwira ati, ese habuze iki? Nta muti uhari, nta muti wigeze uboneka kugira ngo ubu bwoko bubashe gukira. Maze iminsi niga icyigisho, njya mfata ibyigisho nkabyiga, ibyigisho byigisha abakuze Bibiliya nkabyiga. Nuko noneho ngeze ku cyo kuwa nyuma habajije ikibazo gikomeye cyane. Ikibazo hasi cyaravuze ngo none se ko Imana ari urukundo, ikaba ari Imana y'inyembabazi, ikaba Imana rwose igira neza, kandi ikaba igaragaza yuko mu by'ukuri nubwo yagize imbabazi, nubwo yicaye ku ntebe y'imbabazi, nubwo izahaguruka igatabara, nubwo bizagenda gute, ariko hari urubanza, bizagenda gute? None se tuzakomeza dukora ibyo byaha? None se bizagenda gute? Ijambo ry'Imana ryerekana yuko igihe cy'imbabazi kizageraho bikamera nk'iki gihe, bikamera nk'iki gihe cyo mu gihe cya Yeremiya bajyanwa mu bunyage. Iki gihe cyarabaye, kandi Imana yari yaratanze ubutumwa buhagije. Narongeye nsoma andi magambo akomeye, uburyo abamarayika bafashe imiyaga 4 kugeza ku gushyirwaho ikimenyetso cy'abana b'Imana batagomba kurimbuka. Ariko ayo magambo narasomye numva nteye gutekereza cyane, ngo abamarayika bafashe imiyaga 4 bagereranywa n'ifarashi irakaye ishaka guca ikiziriko ngo yiruke mu misozi, isi yose ijyanye kurimbura, mbese n'urupfu mu nzira inyuramo. Sinzi niba muyumvise neza. Ngo abamarayika bafashe imiyaga 4 bagereranywa n'ifarashi irakaye ishaka guca ikiziriko. Bagereranywa n'ifarashi irakaye ishaka guca ikiziriko ngo yiruke, kandi yiruke mu isi yose, kandi ijyanye urupfu no kurimbuka mu nzira inyuramo.
mwabyumvise, ijyanye urupfu no kurimbuka mu nzira inyuramo. Ni ukuvuga ngo ijyanye ubwo butumwa ku isi yose. Abamarayika nuko bafashe imiyaga ine, ni ukuvuga ngo barazifashe, ariko urumva ifarashi irarakaye, imeze nk'ifarashi irakaye ishaka guca ikiziriko kugira ngo yiruke ku isi yose. Uko niko ibiduhiga bimeze, byo birarakaye, birashaka guturika rimwe risa, maze twarangiza tukabona imvura itugwira tutazi ubwoko bwayo. Inshuti yanjye, ntabwo ari ukugutera ubwoba, ni ukuri mbabarira ubyumve neza. Uwiteka ntiyigeze atuma abahanuzi n'intumwa kugira ngo baze babeshya abantu, baze babahumurize, bababwire ko ibintu ari amahoro. Iyo dusomye ibyanditswe byera byinshi, bigenda bitubwira ko abantu batagomba guhumurizwa n'ibyo. Uwiteka aratwinginga akavuga ati ni mubibe ariko mwibibire mukurikiza gukiranuka, mubibe ariko mubibe mukurikiza gukiranuka, musarure mukurikiza imbabazi. Haleluya! Ibyo Uwiteka atugiriye, aduha Yesu Kristo. Murimo imishike yanyu kandi ntimubibe mu mahwa. Birongeye rya jambo riragarutse, noneho rije riri muri Hoseya igice cya 10 umurongo wa 12. Ntimubibe mu mahwa. Uwiteka ashaka ko dukora uwo murimo kandi ashaka ko dufatanya nawe. Ahangaha yavugaga ko tugomba kwihana ubwacu, ariko noneho tukanabiba, ariko izo mbuto ntituzibibe mu mahwa, ahubwo tukabiba mu bantu twamaze kubwira bakihana, ariko natwe twihannye. Ibyo nibyo bifite umumaro, kandi ibyo nibyo bizagira umusaruro. Buri mukristo yigishwa hakiri kare ko atakizwa n'igitambo cya Kristo gusa. Ahangaha mubyumve neza, ntabwo mbabwiye ko Kristo yongerwaho utundi, ahubwo ni ukuvuga ngo kuba igitambo cya Kristo kiri hariya twese tubizi ko habayeho igitambo cya Kristo. Ibyo ngibyo n'abadayimoni barabizi, na Satani ibyo arabizi. Ahubwo ni ukuvuga ngo icyo bakwiye kwigishwa, icyo buri wese akwiye kumenya, nuko ubugingo bwa Kristo bwahinduka ubw'umukristo. Sinzi niba mubyumvise. Ntabwo igitambo cya Kristo cyagukiza gusa, ahubwo nuko ubugingo ubwa Kristo, sinzi ubyumva neza, ahubwo nuko ubugingo bwa Kristo bwahinduka ubw'umukristo, kandi n'ingeso za Kristo zigahinduka iz'umukristo. Haleluya! Bose bagomba kwemera kwikorera umutwaro, kandi bakanga urunuka kubogamira ku kibi icyo ari cyo cyose. Ntabwo uwo Kristo atuye muri we ntabwo abogamira ku kibi icyo ari cyo cyose. Bose bimenyereze kwiringira urukundo rwa Kristo, kandi bamuture ibibababaje byose. Uko bazarushaho gukunda no kugirira impuhwe abazimiye, niko bazarushaho kwica inarijye ibarimo. Nibagenda batyo, nitugenda dutyo, ukuri ni ukuvuga ngo nitugenda dutyo, ukuri kuturimo ntabwo kuzigera gutema amahwa gusa, ahubwo kuzayarandurana n'imizi. Ntabwo nituramuka tugiye, Yesu Kristo yaratuye muri twe, natwe dutuye muri we, dukorana nawe, ntabwo tuzigera tugira ikibazo. Ya mahwa dusomye ahangaha ntabwo azigera dutera ikibazo, ntabwo tuzayarandurana n'imizi, hanyuma dutera imbuto nzima, hera imbuto nzima, he kuzamuka imbuto zinyunyutse. Inshuti yanjye, ni ukuri ibyo bintu nibyo rero Pawulo yavuze, aravuga ati bana b'Imana, abivuga mu Befeso mu gice cya 4, aravuga ati nimwihane, aravuga ati nimwiyeze, aravuga kugeza guhera ku umurongo wa 13, ati kugeza ubwo twese, yaravuze ku murongo, reka turebe hano.
ku murongo wa 25 w'igice cya 4 haratubwira ngo nuko mwiyambura ibinyoma umuntu wese avugana ukuri na mugenzi we kuko turi ingingo za bagenzi bacu. Nimurakara ntimugakora icyaha, izuba ntirikarenge mukirakaye, kandi ntimubererekere Satani. Uwibaga ntakongere kwiba, ahubwo akora imirimo akoresha amaboko ibyiza kugira ngo abone ibyo gufasha umukene. Ijambo ryose riteye isoni ntirikabaturuke mu kanwa kanyu, ahubwo uko mubonye uburyo mujye muvuga iryiza ryo gukomeza abandi kugira ngo riheshe abaryumvise umugisha. Kandi ntimuteze agahinda umwuka wera w'Imana wabashyiriweho kuba ikimenyetso kugeza ku munsi wo gucungurwa, gusharira kose n'uburakari n'umujinya n'intonganya no gutukana hamwe n'igomwa byose bibavemo. Mugirirane neza, mugirirane imbabazi, mubabarirane ibyaha nk'uko Imana yababariye muri Kristo Yesu. Haleluya! Ngo nuko mwigana Imana nk'abana bakundwa, kandi mugendere mu rukundo nk'uko Kristo yadukunze akatwitangira, kuko ituro n'igitambo cy'Imana n'umubabwe kandi mube akatwitangira kuba ituro n'igitambo cy'Imana n'umubabwe uhumura neza. Ariko iby'izi ngeso zikurikiraho zonona, ngo ariko ibyo gusambana n'ibyonona byose no kurarikira ntibikavugwe rwose muri mwe nk'uko bikwiriye abera, cyangwa ibiteye isoni, cyangwa amagambo y'ubupfu, cyangwa amashyengo mabi, kuko ibyo bidakwiriye. Ahubwo mushima Imana, kuko ibi mubizi neza yuko ari nta musambanyi cyangwa ukora ibyonona cyangwa urarikira ari we usenga ibigirwamana ufite ibyo azaragwa mu bwami bwa Kristo n'Imana. Ntihakagire umuntu rero ubohesha amagambo y'ubusa, kuko ibyo ari byo bizanira umujinya w'Imana abatayumvira, nuko ntimugafatanye nabo. Nshuti yanjye nkunda, ayo ni amagambo dusomye mu Befeso igice cya 4 guhera ku murongo wa 25 ngejeje ku gice cya 5 guhera ku murongo wa 7. Ndekeye aho ngaho. Nshuti yanjye nkunda rero, muri uyu mwanya nagira ngo sabe Imana yo mu ijuru ikwibutsa aya magambo yose dusomye, yuko wowe niba uvuga ko wizera igitambo cya Kristo kiri hariya, ukavuga ngo Yesu Kristo ngo yaragupfiriye, ngo nta kibazo, ngo byararangiye, ngo wizeye iki? Ngo ngewe ngo nkurikiza ngo Bibiliya, ngo amategeko y'Imana rwose ngo ndayemera. Kuyemera no kuyubahiriza biratandukanye. Icyo gitambo cya Kristo kukimenya no kukigenderamo no kumwakira biratandukanye. Ngo ngiye ku ijambo ry'Imana, ngo sinjya ndipfobya. Uraripfobya se gusa? Ibyo ukora nibyo biripfobya. Ukagira ngo ngewe ngo sinjya ndeba ngo televiziyo, ngo ibintu ibi nibi ngo simbireba, ngo ngewe ngo igihe cyose mba niyumvira ijambo ry'Imana ngo niryo rigufasha, ariko ibyo ukora bitandukanye n'ibyo wumva. Ngo urumva ngo ngiye rwose ngo ntago ngo nkunda ngo amagambo ngo y'ubujajwa, ngo kandi ngo reka nkubwire ngo buriya ngo urabona ngo kanaka ngo ukuntu ngo byagenze, ngo nuko ntajya nkunda kuvuga abantu, ngo ariko reka nkubwire ngo buriya
ngo iyo ubonye nk'ibintu ngo yakoze ngo ukabona ukuntu agira umugabo we ngo ukuntu ngo abigenza ngo sinjya nkunda kuvuga abantu ngo ariko ngo reka nkubwire ubwo si ukoze ibiki. Ijambo ry'Imana riravuze riti ayo magambo ntakabave mu kanwa, amagambo yo gusebya abandi, amagambo yo gusebanya, amagambo muvugira mu byongorerano, amagambo muhererekanya. Hari abantu basebanya ku buryo ubona biteye ubwoba. Hari abantu banze kwihana, indimi zabo zanga kwihana, imibiri yabo yanga kwihana, ibintu byabo byose bihinduka ibyanduye, bihinduka ibyo Uwiteka yaciriye witeka. Nshuti yanjye nkunda rero, kuko wowe ntambara gufite nta n'ubushobozi ufite bwo guhangana n'ibi ngibi. Ugomba guhaguruka ukavuga uti nciye bugufi, reka icyubahiro kibi cy'Uwiteka. Uvuga uti ndambuye ibiganza, mbaye nk'ingabo itsinzwe, Mana yanjye ndaje. Ubwo marayika gifashe imiyaga ine akaba atararekura, reka nihute nsanganire umwami wanjye. Ni ukuri itegure gusanganira umwami wawe, kandi icyo Imana igusaba ni ukwemera, kwizera no gushyira mu bikorwa ibyo wahawe. Ukavuga uti Mana, ni ukuri nkwiriye kwera imbuto zikwiriye abihamye. Ngo icyangombwa ntabwo ari uko wemera icyo gitambo gusa, kuko n'abadayimoni barakizi kandi barakizi, bazi ko cyabayeho. Ahubwo icyo Imana igushaka ni uko ucyemera ukacyakira, noneho Kristo agakorera muri wowe, ugahinduka mbega imibereho yawe ikaba nk'iya Kristo, akabana nawe. Ubugingo bwe yatanze yaduhaye bugasendera muri twebwe, nibwo tuzabasha kurima imishike yacu, kandi twarangiza tukabasha no gukaraba tugacya. Nibwo yamaho tuzayarandura, atari ukuyarandura gusa nk'uko twabisomye ahangaha, ahubwo ni ukuyarandurana n'imizi. Noneho tukagenda twemye, tukagenda turirimba ngo ubu dusigaye tugenda twemye. None tugenda twemye, ukagenda wumva uririmba ko ugenda wemye, ko Uwiteka azadutura imitwaro yaduhetamishaga, nk'uko ibyanditswe bivuga ati nzabatura imitwaro yabahetamishaga, muzagenda mwemye. Ushobora kuririmba rero ko wemye kandi uhetamye. Ibyo rero nicyo kibazo gihari, ariko abafite ibyiringiro muri Kristo bazagenda bemye. Nshuti yanjye, ndakwifuriza kwitegura kuzagenda wemye. Muvandimwe uri kuntega amatwi, muvandimwe uzatega amatwi, ntabwo turi kuvuga ubutumwa buguciraho iteka, ahubwo tukubwiriye ibyabaye kera, ngo umenye ko ari byo biriho ubu, kandi umenye ko ari byo byisubiramo, bizongera bikabaho. Ni ukuri turi mu gihe kibi giteye ubwoba, igihe cy'inzara iteye ubwoba, igihe cy'intambara iteye ubwoba. Murabizi abajya guhaha, iyo ufashe envelope, iyo ugiye guhaha ukaba ufite amayeri 100, ukagenda ukazana muri envelope, ibyo ni ibintu biteye ubwoba. Niyo mpamvu ugomba kubitekereza, ukamenya inzara iriho ku isi, ukamenya intambara ziriho, ukamenya ukuntu ibintu bimeze. Imana iragushaka kugira ngo ikwambikwe, ikwibutse icyo yagukoreye muri Kristo Yesu. Uwa Kristo niwe buturo bwacu, uwo niwe uturuhura, uwo niwe byiringiro byacu, uwo niwe mutabazi wacu nyawe. Haleluya! Ndakwinginze kugira ngo umwakire. Uwo ngo niwe uzakwereka uburyo urimo imishike iri muri wowe, uwo niwe uzakwereka uburyo uzakaraba kandi ugacya. Haleluya! Uwo niwe uzakwereka ukuntu uzarimbura ayo mahwa kujomba kandi abuze imbuto zawe kugaragara, akabirandurana n'imizi. Nuko ejo twize ngo maze ng'imvura yitumba ngikagwa mu butaka, maze ikazi gakomeza. Nshuti yanjye nkunda, Imana ikubashishe, Imana igushoboze, Imana ikugirire neza, nka kwa kundi wa muhinzi yahinze ariko ntabwo byakwera imvura itaguyemo. Nshuti yanjye nkunda, ntabwo byakwera imvura itaguyemo. Niyo mpamvu ngusaba kugira ngo usenge Imana ikwigisha iby'iyo mvura, igwe mu mutima wawe neza. Ubanze woroshye ubutaka, nk'uko umuntu arimo imishike akabanza kubika, akabanza akaza agasanza cyangwa agatabira, agatwika urwiri, yarangiza ariko akaza agahinga neza, koroshya, agasanza, agatera imbuto, agategereza imvura yo kumeza imbuto.
ubyumve, agategereza imvura yo kumeza imbuto, hakazaza n'imvura ikomeza ubutaka kugira ngo imyaka ye kunyeganyega. Ariko Imana ishimwe, yaduteguriye ibikwiriye byose bitwigisha kugira ngo tutazagira icyo twireguza. Yewe mwana w'Imana, byose ibyo wabirebesheje amaso yawe. Niyo mpamvu Imana igushaka muri aka kanya kugira ngo Mwuka w'Imana abane nawe. Ntago yigeze ituma abahanuzi kugira ngo bavuge bongorera, ahubwo yarabwiye ati nimurangurure, kugeza ubwo ategetse Yeremiya kujya guhagarara mu marembo ngo abwire abinjira n'abasohoka bihane, bave mu ngeso zabo mbi no mu nzira zabo. Ibyo yabivuze ku mugaragaro. Yeremiya igice cya 7, nabibasomeye n'icya 8. Bagenzi, ndabinginze kugira ngo musenge, kugira ngo ijambo ry'Uwiteka ribe mu mitima yanyu, kandi mwiringire Uwiteka Imana yacu. N'Imana yatwihereye Yesu Kristo, n'Imana yaduhaye Yesu Kristo nk'igitambo kizima kugira ngo duhabwe ubugingo buhoraho kandi bw'iteka ryose. Imana ikugirire neza muvandimwe, kandi wumve ko ukunzwe cyane, wumve ko Imana ikigufitiye impuhwe, wumve ko iri kukurarika. Ariko ntumere nka babandi twize ejo bagiye kumenya ibibi byabo ari uko deja bamaze gufatikijwe ibyemezo, bamaze guhunga, bari mu nzira bahunga, barimo kugenda. Nshuti yanjye, ntibibe nk'uko nguko, ndakwinginze ntibibe nk'uko nguko. Reka Imana ikugirire neza, ikugenderere, wemere kurima imishike yawe, kandi wiyuhagire, kandi urandura ayo mahwa n'imizi yayo bya burundu. Mwuka wera azabane no mu mutima wawe, mu mutima wabane nawe, Satani atsindwe. Imana ihabwe icyubahiro mu izina rya Yesu. Uwiteka Mana yacu, ndagushimye kuko ushobora byose. Ndaguhamagaye nguze Mana, ubane n'ijambo ryawe, uriherekeze, uryumva, akuremo ikizima kidatunganye kivanwemo, ariko icyaguhesha icyubahiro ni ukuri uba ari cyo wumvisha umwana wawe, kandi ku musozi ari uzahimbazwa, kuko mbisabye mu izina ry'Umwana w'ukunda Yesu Kristo, amen. Murakoze nshuti bavandimwe, mumaze kumva iyi miburo ibagezwaho n'urubuga rw'abahamya ba Kristo. Duharanire twese kuba mu ruhande rwa Yesu Kristo, tuva mu byaha kandi tumwitegura kuko ari hafi kugaruka. Duhitemo Yesu bikiri none, kuko ejo atari ahacu. Ushaka kutwandikira wajya ku rubuga website abahamyabakristo.org, email info@abahamyabakristo.org, kuri telefone guteranya 1 7 7 8 5 6 6 7 9 7. Abahamya ba Kristo twishimira ababaza ibibazo cyangwa abaduha ibitekerezo. Mudufashe musangize inshuti n'abavandimwe iby'iyi miburo. Uwiteka abahe imigisha myinshi.